twishyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatanu saa 2:45 za nimugoroba. Ubushize Bahizi naza ni nk'abari kwa Josiane bamwishongoraho bamubwira ukuntu ngo imyenda ye bayikuyemo inoti zishyushye. Shema na Batamuriza bo bafashaga Soso na Sugira kuganira ngo bagere aho bahuriza ku bijyanye n'ikibazo cyo gusezerana imbere y'amategeko bamaze iminsi batavugaho rumwe. Ibya Melody na Maribori bari bahangamye Gafarasi bamuhata ibibazo, naho wagerageza kuba mwamwanya se byarangiye gute? Reka ntangire mwiyumvire. Ntibishoboka. Ibiki bidashoboka se Sugi? Burya bwose akangutse kare. Bikurya he? Kumana, Soso ukuramukanye umunari. Ntushobora kumva ukuntu nakoraga ibishoboka byose ngo ntinyeganyeza nka gukangura. Kumbi wari maso kuva kare. Wowe kuri maso se wahaye ikimana? Niki gisekeje se? Sheri, gerageza wibuke ku rugo rwacu rukirakana. Niba arakana urumva nyine ntirwabura kunyura mu bibazo, sibyo? Gusa muri byose dukwiye kwirinda intambara. Inzira ya mbere yo kwirinda intambara ni imwe, nuko nge nawe tubana nk'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko. Nyamara Soso uri mu gukomeza ibidakomeye. Nukubizi rero, ubwo kandi wasanga udatekereza ko ari wowe uzana intambara. Kunijye uzana intambara Soso? Noneho ni Yannick. Utekereza ko nari niyambaje Shema na Batamuriza ntashaka umutuzo n'amahoro mu rugo rwacu koko? Ni waraye wanze ko badufasha? Si ubundi Sugi, nkubaze? Mbaza ndakumva rwose. Ni iki wakora kikanezeza kigatuma numva nishimiye urugo kandi udaha agaciro amarangamutima yanjye? Soso, kumva kandi ngukunda, ni iki kiguteye kuvuga ko nta gaciro amarangamutima yawe koko? Niba uyumva se koko hashize igihe kingana iki nkubwira ko ntifuza kubana nawe buraya tutarasezeranye, kuki tumva ko nagiye kubikubwira kubera ko bimbabaje? Basi se nkore iki Soso? Kora icyo umutima wanjye wifuza, mu gihe utaragikora kugana tukagira icyo twumvikanaho bizatuvuna. Nyamara byari mu nzira ejo utikubita ngo ugende. Byari mu nzira? Burya cyari umaze kugenda nakomeje kuganira Shema na Batamuriza birangira nshyize agapira hasi. Ntumbwira ko none wemeye ko dusezerana? Ariko n'ubundi nuko wamfashe nabi, ariko ntabwo nabyanze. None se kuki wandetse nkagumya kurondogora kandi wavuye kwizima? Haruzi ukuntu iyo warakaye mburaho nguhera. Ngira rero twiyandikisha mu masezerano icyumweru gitaha. Oya kandi da, icyumweru gitaha bari vuba. Vuba se gute? None se umbwira ko wavuye kwizima washakaga kumbwira ko tuzasezerana ryari? Nemereye Shema na Batamuriza ko mu gihe cy'umwaka dushobora gusezerana. Ubwo ibyo nibyo wambwiraga? Mu gihe cy'umwaka? Si vuba. Apu, ntaho bivuye ntaho bigiye. Ni karibu. Muraho neza muyobozi. Maribu. Karame. Ni karibu cyane. Murakoze. Nawe komeza uze. Murakoze cyane. Amakuru yanyu bwite se na business? Ayacu bwite turaho tumeze neza ntacyo dushinja Imana. Naho ya business ndumva Maribori yakubwira. Business nayo ni ibisanzwe. Niko wakundo duheruka bimeze. Amuteka mutwe arahemutse cyane rwose. Ariko uzikubona 100 bikunyura mu myanya y'intoki byakabe bishyigikira business. Ukuntu yanyijeje ko gahunda yo kwambutsa ibicuruzwa n'umuyobozi wacu ayirimo. Singira amakenga ngo mbanze mbaze. Byose biraho kutwigisha nisomo mwararibonye. Ariko urabizi Maribo, umuyobozi akwiye kumenya amakuru kuri wa muntu. Ko makuru mufite ku muntu ni muntu ugize. Hari amakuru dufite kuri umwe mu bambuzi. Niba atari wowe wayogoje bose ahubwo. Mumbwire. Nindi kuki muvuga ko yaba ari umwe mu bateka mutwe bamaze iminsi bambura abantu se? Muyobozi rero turabizi wabaye za Mugereko yewe nibugo na rusange ujye uhatemberera. Cyane rwose hose ndahazi. Bivuze ko umuntu witwa Gafarasi Mose. Gafarasi waze mucuruzi bwa Nyiramugengeri agashakana na Josiane nyuma bagatandukana. Uwo rwose niwe rero dukeka ko yaba ajya yambura abaturage. Ibyo se birashoboka? Mushingiye kuki muvuga ko ari Gafarasi se? Kandi atabanina. Ko harira. Hari nyamara. Muramenye ntimuzana amakuru y'ibihuha mu buyobozi kuko gusebanya n'icyaha. Uko biri kose ntabwo usanzwe utuzi nk'abanyamagambo.
ahubwo twaraye twiyumviye Gafarasi ari mu gikorwa cy'ubwambuzi bushukana. Twamwiyumviye rwose uyashukaga niwe tutamenye. Gafarasi icyatwemeje ko ari we rero nuko yibwiye uwo bavuganaga yita umuyobozi ndengabubasha. Murakoze cyane kuri aya makuru. None se mwiteguye kuzaba abatangabuhamya aho bizakenerwa? Ariko se Mayiro, kubera icyo ukunda gutimbarara? Kivanga Teri, ntuhisemo kuninira, sawa? Manyo winkoraho? Ni ukuri imyaka tumaranye twagiye turenga ibibazo bikomeye, ariko sindi impamvu wahindutse. Ariko urebye ubona narahindutse. Cyane, uzi ko hari ubwo niba batarampinduriye. Manyo sinahindutse ahubwo igihe hari nuko nakunda ibitaboneye mu rugo rwacu. Ariko tu, uzi ko hari akantu ntekerere kakumariye stress ituma ukora ibidakwiriye. Ngaho se mbwira sha Mayiro. Umva nyine, mbese mperutse kwigira kuri internet akantu k'ubwenge kandi kagufata byadanze. Ikintu wibutse kigahita gipfunguza igipimo cy'amahani kikikubita muri 0 n'ikishu. Ubu ngiye kugutekera amadanda y'inkoko akarande kuko numvise bivuga ko ari inyama isigaye itakitwa na benshi. Muri abo benshi numbaremo we reka da. Niyo byaba biteguwe n'umukundi wawe te. Umva ahubwo akantu keza ugiye kunkorera. Manyo urankunda? Ndagukunda ku buryo nanagupfira Mayiro. Niba ushaka kumara stress rero. Reka twirukane Akira agiye gushaka ahandi akodesha. Kandi nabwo hatari hafi aha. Nibura nko mu metero 100. Oya we. Niwakwidukana Akiri. Niba ikibazo ni ngewe ukaba udashaka ko ndongera kurebana na Akiri mu maso, ndajya nambara rinete za fime. Uti iki Manyo? Ndagutakambiye Mayiro. Ndagutakambiye pe. Reka nsaba Karimanzira bakwanaza n'inka kwerekeza ibitekerezo byaho ku cyaganirwagaho. Ariko nyakubahwa muyobozi nubwo ari twubonye ariko nabaritaho bicaye hariya bari mu nama yabo. Twa tukiganira ku nkuru zerutse gukwira zavugaga ko ngo impozamarira zikomoka ku manuka y'ubwato zizahabwa abanyabugo gusa. Bwana Donald se ko nawe wabyiboneye hari ibanga ririmo n'ibyanatangajwe ku mbuga nkoranyambaga. Ngaho subiza aho ngaho. Nubwo ibyo byabaye ariko natwe ku ruhande rwa Muhumuro na Bumanzi ntitwabyitwayemo neza. Aho ntubeshye rwose muyobozi. Uhereye ku mwuka mubi watutumbye abanyabugo bakibasirwa bakabwirwa amagambo y'urwango simemye ko natwe twabaye cyake. Kutavuga ko bamwe banahigiye gusahura imitungo y'abanyabugo batuye inaha bigatuma baza kwishinganisha mu buyobozi. Uretse ko hari n'ababaye inyangamugayo muri ibyo bihe bakirinda gushyigikira uwo mugambi mubi wo gushaka guhohotera abandi ndetse bakawuca intege. Nk'ubuyobozi biratunyura iyo tubona hari abaturage bahagarara aho tutari bagaca intege uwo mwuka mubi. Aho niho dukura imbaraga zo gukomeza gukora hagamijwe iterambere. Ubwo rero muraje mwemera amagambo asize umunyu y'umuyobozi mugira ngo birakuraho ko abanyabugo bazafata impozamarira bonyine. Nyamuneka mutuzi inama si isoko. Ndasaba kugarura ibitekerezo byanyu ku ngingo turimo kuganiraho. Yego Gakwaya. Nifuzaga kubaza ubwo duheruka hashyizweho komisiyo ihura n'impande zombi ishinzwe gukurikirana iby'impozamarira bigeze. Ugize neza kubaza icyo kibazo Gakwa. Iyo komisiyo irakora iki kugira ngo ikibazo kive mu nzira? Wasanga abanyamuhumuro na Bumanzi batumvwa muri iyo komisiyo. Uzabureba ko batazakomeza kuturyamira bikazarangira nta kimiryango ya Muhumuro na Bumanzi yabuze ababibonye. Erega kuba mufite impungenge birumvikana. Gusa ni muhumure. Kimwe mu byanzanye harimo kubaha amakuru. Kubasobanura aho mufite impungenge hose no gusubiza ibibazo byanyu. Ngaho duha amakuru yuzuye urebe ko twongera kuguhata ibibazo. Inkuru nziza ihari nuko sosiyete y'ubwishingizi yemeye ko ababuriye ababo mu mpanuka bose bazahabwa impozamarira. Twebwe ariko baratubabaje cyane bazongereho n'indishyi z'agahinda baduteye. None se muyobo niba iyo sosiyete y'ubwishingizi yaremeye gutanga impozamarira harabura ikinga imiryango yishyurwe? Ubaje ikibazo cyiza cyane. No kuvuga ngo sosiyete y'ubwishingizi yatangaje ko izishyura impozamarira ariko ibyo bikaba bitarese bikunda kubera impamvu zitandukanye zirimo guhindura amafaranga no kuhakirebwa uburyo bwiza bwo kubikora nubwo imipaka ifunze n'ibindi. None se ko nta nduri ivugira ubusa ku gasozi ibyo kwishyura abanyabugo gusa byo byavuye hehe? Mu gutangaza izo mbogamizi niho havuye ko abanyabugo bumva ko bazishyurwa gusa abanyamuhumuro na Bumanzi. Mu gihe Muhumuro na Bumanzi nabo bumvise ko abanyabugo ari bo bazahabwa impozamarira bonyine.
gusa hari inkuru nziza abantu bose bazishyurwa kuko ikigo cy'ubwishingizi cyisunze ikindi bikorana ibintu ntibizatinda kujya mu buryo nubwo kuba bikomeje gutinda birimo gutuma abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibyo biboneye byose. nagira ngo nsaba bitabira inama y'uyu munsi wumve ko ibintu byari bikwiye kutubera isomo ku buryo abantu bazajya bashakisha amakuru nyayo aho gukwirakwiza ibihuha bizamura amarangamutima y'uburakari n'akababaro mu bantu. nibyo rwose. akayanike kanje injinjiji ngo ya papa yamaye muzehe bite se Sugira? ni byiza nese bite namurose ko mutugendereye Sugira ntutangazwe nuko ngarutse kubasura kandi nta minsi myinshi ishize nje. ni karibu kubera amakosa nagiye nkora sigaye numva nabasura kenshi kugira ngo marimo ibirarane by'igihe nabatereranye. gusa hari ikibazo cy'amatsiko numva nakubaza. muteze yombi Sugira. sinzi niba ntarakubaza icyo kibazo ariko nkeneye igisubizo. ko mu minsi itari myinshi utashoboraga kwemera ko mvugana na Soso. yewe n'igihe wamenyaga ko atwite ko bitakuguye neza niki cyaguhinduye? ubwo duherukana mwibajije byinshi kuba narahinduye ibitekerezo ku mubano wanyu mwembi. ni ukuri. icya mbere nemera ko kuba Soso ari umwana wanjye mukaba mubana nk'umugabo n'umugore nawe uri umwana wanjye. urakoze cyane mubyeyi. ikindi buriya erega nta cyakuraho kuri umukwe wanjye. muzehe ndakumva rwose. ngushimiye ko urasubije agatima impembero ukaba warakiriye ko ndi umugabo wa Soso nubwo ndi mwene Ruvubu rufata nk'umwanzi wawe. sinakubeshya byabanje kungora kubera uruhare so yagize mu makimbirane ya Muhumuro na Bumanzi. ariko ubu nafashe icyemezo cyo kugukunda no kukubaha nk'umugabo wa Soso. papa Soso ndakumva cyane. imana ikumpera umugisha gusa nta kindi nakubwira. ahubwo ntaribagirwa akira aha harimo ipantaro n'ishati uze kureba ko bigukwira nagereranyije. papa Soso urakoze n'ukuri pe uri umubyeyi mwiza. urakoze nawe kwakira impano ugenewe na sobukwe. wagira ngo bari bamenye ko kuva Soso yatwita ntongeye kubasha kwigurira kenda. erega shaho Sugira burya amaso ya mukuru areba kure mba nabibonye rwose. ubu mba mpangayikishijwe no kubona icyo umubyeyi arya n'umuhungu wanjye akabona utwibanze. wivunika narabibonye. niyo mpamvu natekereje ngasanga ari byiza ko nakuzana n'indi mpano kuko iyo nari naguhaye ubushize yonyine itari ihagije. reka ugiye kumberaho data atari. nzagerageza ibishoboka. none se Sugira wampaye umwuzukuru nkamuterura disi we. yanika papa ngaho ugenda uganira na sogokuru umubwira amakuru. urandira ukuntu aka kanya yabaye igisore di. niko sha wamubonye sogokuru w'imvi? reba ariko ukuntu nakurangaranye ntuzaniriye fanta. uzane Castro nta kibazo kandi urakoze. wihangane sintinda. nta kibazo. usigaranye na Yanike ndaje simbukire kuri butike ye. humura rwose. niko sha ni ariko disi uri cyiza. sogokuru aragukunda. papa Soso tekereza ko nibagiwe envelope. papa Soso mana yanjye. Sugira karame nizere ko Yanike katakuruhije. Soso Yanike namusigiye papa wawe none ntabwo mbona. Sugira ntabwo wabitinyuka. none se papa Yani ayiwe ishyano ko ritera kwinshi se nk'uburu ruhinja mugenga rubatu yarujyana he koko naho ubutaha. igice mumaze kumva cyahembwe na Nahimana Clemence. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no kuhajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi
kuri uyu mugoroba ntibisanzwe turi kumwe n'umubyeyi ukuze cyane ariko wakunze Museke we kuva igitangira ndetse n'ubika bitamucika. Yadusuye muri studio aho Museke we itunganyirizwa yibonera imbona nkubone abakina nkuru yajyaga yumvisha amatwi ariko aranatuganiriza. Yatubwiye uburyo yihebeye Museke we ndetse anaduha ubuhamya bw'ukuntu yayifashishije bigatuma umuturanyi wahinduka. Umubyeyi tuguhaye ikaze muri studio za Museke we. Mwatangira mwibwira abakurikiye ikiganiro cya Museke we. Nitwa Mukamana kandi mfite imyaka 94 ndi umukecuru ushaje ariko nakunze Museke we nkaba naje kugira ngo nze kureba abo bantu bakina iyo kinamico. Umukecuru mutuye ahagana he? Ubu ngubu ugiye ndi ku Ruyenzi ubundi wacu kavukire ni ahantu yitwa Ibwerambura bwa Kinihira muri Ruhango. Uragira uti nkunda Museke we wayumvise kuva ryari? Nayumvise kuva kera. Nayumvise Batamuriza ajya mu bubikira. Nayumvise avayo. Yego. Nayumvise Zaninka ashaka kananga. Yego. Amuha kado y'igisheke ndabizi. Zaninka ajya gutaburura amafaranga mu mukokwe. Shema na Batamuriza bibereye ahantu baganira. Narabyumvaga. None se muri iyo myaka ubwo ni muri 2004 nibwo yari itangiye? Oya ntumbaze iby'imyaka sinayimenya ndavuga ibyo nagiye numva kuri Museke we. None se mubyeyi iyo wumvaga Museke we wumvaga ishaka kwigisha icyo abantu bayikurikira? Numvaga ishaka abantu b'imico myiza idashaka abantu b'imico bibi. Usibye yuko yego nayumvaga ariko nagiye guhamagara umuvandimwe utarumeze neza ariko duturanye namubwira nti rero ugize wumve ikiganiro kiba muri iriya radiyo yanjye ntizaza icyumve ataza nkayijyanayo kugeza ubwo wa muhungu wazanye nk'aho wapfuye ninde Rutaganira? Rutaganira yego ukuntu yari ameze ukuntu yafunzwe uko bafunzwe nazane nk'agafungwa yumva byinshi ndabyibagirwa. Iby'ingenzi urabifite turagira ngo dusobanure neza uwo muturanyi yarameze nabi gute mu buhe buryo? Mu buryo bwo kuba umugome mbese nk'uko ubona Zaninka nawe niko yari ameze. Nta mwana wamuciraga mu myaka nta hene yamwoneraga mucikiziriko ijye kumwonera mbese yari umuntu udashobotse. Aha uwo musaba rero ko yumva Museke we nyuma yo kuyumva byagenze bite? Naragumirije ataza nkajyayo nkayimushyira nkagenda nkamwumvisha namara kuyimwumvisha agenda agira atya buhoro none ubu ngubu wamunyereraho. Nibyo ni ukuvuga ngo Museke we yamwereye imbuto yaramuvuye bakamubaza bati wavuwe nande ati navuwe na Kandida wanzaniye ikintu cyitwa Museke we niyo yankoreye ibi bintu. Umukecuru arakira bari kumwe n'abuzukuru be kandi nta mwuzukuru we wamuvogeraga. None se wowe ku giti cyawe niyo myaka yose wagiye wikurikira wumva yaragusigiye iki muri wowe? Yasigiye byinshi. Ubu ndeba nta bana ngira. Ihangana. Ariko nta bubi nigeze mutewe n'agahinda. Muri Museke we nabaye bakinnyi wumva ukunze kumva ukumva baragufasha? Umuntu umfasha ni Shema na Batamuriza. Umuntu umfasha ninde wundira? Zaninka ujye umukurikira? Zaninka simukunda. Niba byanashobokaga yatangiye kuvuga nagiye mukuramo akaba ahagaze abandi bakavuga. Zaninka ni umugome, Zaninka ni umutindi, Zaninka ni umuntu ntawe nakoshya ngo abe Zaninka. Nta n'uwo nakwita umwana wanjye Zaninka. Nuko Zaninka rero se ko wamubonye ugereranyije nuko cyangwa se utekereje uko wajyaga umubona uko najyaga mwumva nta nubwo narinzi ko ari inzobe. Narinzi ko ari uruntu rw'urukara rubi. None wasanze bimeze bite? None nasanze ari umugore mwiza ukeye ariko kuko ari ku ishuri yigisha ugomba kubikora. Ndagira ngo noneho ugire icyo ubwira abantu batajya bakurikira Museke we. Abantu batumva Museke we barahombye. Iraguhana uri mukuri kaguhanira n'umwana. Noneho se abayumva bo? Abayumva nabo ntibayikurikize nta kintu bazageraho nta kintu bazabona. Arakoze cyane umubyeyi Mukamana Kandida ku buhamya duhaye. Iki cyari igice cya mbere. Mbere yo gusoza reka dushimira abari banditse bose tutabashe gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Museke we yayimuhumuro na bumanzi
zometse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera